ibyabaye byose kuri match ya Bugesera ntari busubiremo imisifurire itaravuzweho rumwe guhera muri designation kugera mu kibuga uko arbitrage yagenze kugera match ihagaze kugera match y'ejo nayo ikinwe hajemo n'izindi incident bati Rayon Sport ntiyari guhabwa penalty hano rero se ngo basifure nabi ni minota yari isigaye niko babivuga ntabwo ngewe ndi mu mwanya wo kubihamya kuko je sinagezeyo nge nari ndiyo yewe re ikanavuga iti cyo kore cyo nacyemeye bati iminota twongewe ni mike nanjye byantunguye kongera iminota 4 kandi harabayemo imvururu zitagiye munsi iminota 5 hari aho ntago byabaye feye amusori kukivuga icyo cyo rwose aho abongeje iminota hariya Rayon Sport ntago mwayihaye iminota ihagije sinzi ko yari gutsinda cyangwa gutsindwa ariko niba bakinye 4 minutes kuri traditionnel tuzi imvururu bwazo kuko ni match yakomerezaga ku yindi niba imvururu zaramaze iminota irenga 5 kandi yarabaye mu minota y'igice cya kabiri ukongera hino kandi ningi habayemo time wasting akenshi iminota muri zira match ibigomba kurya hejuru y'irindwi cyo cyose narigende mi rwose yego hari ibintu bimwe nshobora kuvugaho kugira ngo rabizi muri media ubu ngo dusigaye kugira ngo tudakoma rutendera ibintu dusigaye tugenda neza kugenda gake gake ariko nimwe mwabidusabye abanyarwanda mwarabidusabye reka tubibaye mwarabidusabye muravuga muti mujye mu abanyamakuru ati mwataye umwuga ati ntimugafata uruhande ntarwo mfasha kuri penalty namwe muyirebe ntarwo mfasha se ariko hari ahantu ubona nyine wemerewe no kugira opinion yawe nkari ya minota rwose rero yarenganye ibyo ariko nabitinzeho Rayon nanabisobanuye ni mugoroba ku bantu twari turi kumwe numva abantu bacyumvise icyo kintu neza iyo ushaka igikombe kabone niyo wabamuha umusifuzi nge numva ko ntemera neza cyangwa atari kunsifurira neza you hit by knockout ugomba gutsinda muri circumstances zigoye kuko nta kintu kiboneka byoroshye igikombe kidetermine ibintu byinshi turajya kuri Tottenham mu kanya igikombe iyo kivuze ngo APR ugiye kwigitwara ubibwiye ngo ntuzasohoka muri Champions League ubuvuze ngo mu bikombe bibiri bikinirwa imbere mu gihugu APR FC kuri budget yakoresheje nyinshi izajya gusobanura iki kunegera abayobozi bo hejuru igeraho reporting ntabwo APR ifata yo miliyari ijya kugura abakinnyi nk'idafite ahantu izajya gusobanura ngo aya mafaranga mwayakoresheje iki genda urebe ingiri gukubita amakipe yamaze hano i Kigali muri bar ubwashize kubitirwa muri Senegal imbere y'umukuru w'igihugu abantu baragarutse barababazana kipe nasabye n'imbabazi muri gukina mwakoze ibiki mwarokirise mute rero hari ukuntu abantu mva APR bakagira ngo ni ikipe bahana idafite umuntu yibaza ngo aya mafaranga mwasohoye byarangiye gute oya irabibazwa so rero ugomba kubanza kujya muri position iburi Rayon Sport first of all minimize excuse kuko kuri high level kuri high end kuri kuruse ya nyuma y'igikombe there is no excuse be it isifre be it you hit by knockout ndashaka kuvuga iki tu hit by knockout niba uvuga ko isifre itakumereye neza kubitana ikipe n'umusifuzi ibyo bintu bibaye Burayi hari igihe umusifuzi ashobora no kukwiba simvuga ko yabibye haruhane ndi gufata ariko ugomba kuba uri mwiza cyane ku buryo Bugesera yabakoreye lokale yabahawe prime yabifite umusifuzi kuri opponent bamwiza no kumusifuza ugomba kuba uri ready kubirenga niba utabirenga ni kimwe mu byo uzafesinga nyine muri uwo mupira w'iyo firi dukiniraho udashoboye kubirenga rero haracyarimo challenge habisobanura muri ubu buryo ikikugarura hari naho Rayon Sport ntemera uruhande rwo kuba ubuyobozi nubwo hari bitaragenze neza nabumva nk'umuntu nge nemeye fairness mu mupira 100% sinakwishimira ko hari ikipe ivuga ko yasifuriwe nabi injustice always ntago yaba fair nanjye sinabishyigikira ariko bisubiza mu kwezi kwa mbere ku kintu twigeze kuvuga ushaka kuvuga ngo Bugesera niyo match yonyine rero yatakaje igikombe no c'est pas ça Rayon Sport muri phase retour yakoze amadro mesh iberi wandebera reyishwa kubidakoze match zirindwi win muri phase retour ndabyibuka nk'ibyabaye ejo na fore nganya ajya kuvunika rero yari yarakoze amadro menshi kandi ku makipe mato aho niho nashaka itakaza amanota menshi iberi racyahareba aho niho nashaka ugeze niho nashaka kuza kugira ngo tuze kugera abareyo ntibazitwikira umutaka wa Patrick cyane
ngo bitwikira umutaka w'imisifurire batagize ngo batahuye nayo tutakerensa ariko tutavuga ko ari cyo cyonyine nibyo. Rayon Sport turemeranya aho rwose. Rayon Sport kubura igikombe yaguye ku misifurire yonyine. Iberi tubwiriza ni match izo rigana vuga Rayon Sport atakaje muri phase ufite ntuza yayo tebo nyuramo muri match zayo ariko nakomeza mu gihe agiye kuzitureba nanagusobanura kino kintu kindi Ruvuyanga agiye kuturebera returu yayo. Reka turebe ni gute ari kugira abakinnyi bazayifasha tweet by knockout kuko niba wiyatanda ko izo situation zishoboka i Kigali, niba uvuga ko arbitrage ishobora kutaba fair, niba uvuga yuko ari ahantu utizeye neza ko bizagenda neza, ndavuga bo sinjye ubivuga nibo. Yego nicyo ukora kugira ngo ugire prevention, nubwo wirinde ko utazagira ibyo bibazo. Icyambere turebe muri recruitment zo mu kwambere rero ntiyaguze Asanana, rero ntiyaguze Jalo, rero ntiyaguze Abedi, umukinnyi wabashije kugerageza agakora byibura ibirenze by'abantu banatekerezaga ni Abedi, ariko nawe at the first place mu igurwa rye ntabwo abantu biyatandaga kazamira uko yaje kumera, ntibamwemeraga. Biravuga ngo the investment mu kwezi kwa mbere like it or not, wamvuga nabi cyangwa se ukanarakara ukumva yuko ngo Rugaju ngo ntari gushaka kuvuga kuri match ngo twibwemo ngo wenda twasifuriwe nabi, sinabihakanye nanabivuze nabishimangiye. Arbitrage yaba fair, umuntu akabona ibyo yakoreye, ibyo 100% ndabyemera. Ariko kandi ntigikureho ko iyo reiza kuranforsa neza mu kwezi kwa mbere yagombaga gukora match nyinshi ninategereza iyo ya Bugesera, kuko naho rigegeze kurushaho apera amanota 7 kuki yagiye amanuka, yamanutse kuri match mwa Bugesera yose ashiramo. Kuki Rayon Sport yatsinzwe na apera kuri finale ya Peace Cup, naho tuvuga ko Rayon Sport bayibye kuri finale, apera yarayibye ntiyatsinze bibiri abare bose bagataha bemeye. That's the quality I'm talking about, that's the quality. Icyo rero ni wagihunga mu makoti ugomba kwambara ngo uvuge ngo irijyanye no kuba mbuze igikombe ngo mbishyize kuri ngabo y'isonga gusa ngo ndambuye ngo ayandi yose sinyemera. Hagomba no kuza kwibuka kuko ni imamu nshaka ko abare bagiriye mentality, niba tareba ikibazo muzi cya quality wise mu mikinire muri squad, mu bibazo bagize muri phase retour, gutakaza umutoza mukuru bakazana umutoza Rwaka, nubaha nemera ibyo yakoze muri equipe y'abagore, ariko kuri nivo bari gukinaho bagombaga kugira abatoza bagomba ko bari beza kurushaho kuri no nivo ya nyuma. Umutoza w'abazamu kugenda, ibibazo by'abakinnyi nka bakadime guhagarikwa, umusimbura akajya mu izamu. Robertinho yaragiye, yego nibyo navugaga umutoza, n'ibindi bibazo wenda byanayibayeho wenda itateguye nk'imvune ya Keve, uziko Keve yari igihe amaze atameze neza, yaravunitse imvune ya Fornganye. Ibyo byose ni iki kibirinda. Rayon yataka isoko nibishaka igikombe in a serious way. Rayon ishyireho uburyo bwo kugura abakinnyi, Rayon ishaka abakinnyi. Iyi nibe wake up call. Next year bizagorana kurushuku noneho mbibabwire, kuko APR yiteguye kuranforsa yo, kuko nitwara ibikombe bibiri biramutse bibaye iraza kubona budget iri hejuru nanone yo kongera noneho gushyiramo izindi imbaraga. Mu kwezi kwa mbere yabonye Watara, APR ifite abakinnyi b'abanyarwanda bamaze gufatisha, baruboneka ba Clement ba Claude n'abandi. APR imaze kugira ba Suwane n'aba defenseur beza, umwaka utahirongeramo abandi bakinnyi beza. Nuza guhinduka ikipe ishaka kuguma gusa mu mutaka wo kurira, kuko abareyo mugomba kugira mentalite yo kugira mentalite y'intare. Intare ni irwana n'inyamaswa irusha imbaraga mu buryo nyine bw'ingufu ziri physical, yayitsikamira iyo ibyutse intare ihita ishaka ya weakness y'iyo kipe. Wenda tuvuge intare iri kurwana n'inzovu, urabona ko inzovu yiruta gishobora kuyigwaho, ariko irwana no gushaka ahantu ikavuga ati ariko nk'ukuguru kw'inzovu umuntu agushinzemo imikaya ntiyayibabaza, igakandaho nyine ikahamenya. Rero courage re igomba kugira ya mbere niyo kubanza kwakira ko ibikombe ibuze n'ibibura byombi bidahagaritse ubuzima.
investment igomba kuba iri high kurusha iy'uyu mwaka, mentalite yo gufightinga igomba kuba iri high kurusha iy'uyu mwaka, uburyo bwayo bwo kwidefanda guproteja situation zishobora kuzaza mu minsi ya nyuma izivuga ko yibwa n'ibindi igomba kubitegura mbere kare igashyiramo difference ni otherwise igumye muri uwo mutaka gusa ari byo abantu bamwe nabonye bashaka kuyibeshya ngo nikomeze ivuga ngo nayo ngo nigitwara ngo ntago izaba yishimye ngo intege ntizima. Iyo si mentalite ya club nini. Club ni ibikombe, fight for that, mugire umutima wo kubirwanira kandi munisanisha na miliye mukoreramo nyine. Mukeneye investment iri high, mukeneye karite. Rigana muri bisesengura neza cyane. Ese Rayon Sport ubundi yatsikiriye hehe? Ibere aratubwire ka twamaze gato cyane none tugaruka ku indi mikino Rayon Sport yagiye itsikira mu buryo bwagiye butungurana butumye inagira naha ngaha ibura igikombe cyangwa se amahirwe yo gutwara igikombe agenda